Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero hari amakuru menshi yaraye aba mu ijoro, akaba ariyo tugiye kugarukaho muri kano kanya. Gusa mbere y'uko tugira icyo tuyavugaho, reka mbanze mbibutse kimwe mu bintu gisekeje cyabaye ejo, ubwo Kongo yari irimo irwana n'umutwe wa M23. Ikintu cya mbere cyaje kugaragara ni uko abasirikare ba Kongo barimo banarwana nta myenda y'urugamba bari bambaye, ikindi kandi nta nkweto z'urugamba bari bambaye, ndetse bavuze ko bari bamaze n'iminsi myinshi igihugu cyabo kitabahereza ibiryo, cyangwa se bari bamaze iminsi bashonje, ku buryo igisirikare cyabo bavuga ko ari hahandi umuntu aba yihigira, nta kigo na kimwe wapfa kubona cyubatse ari icya gisirikare gitunze abasirikare. Icyo ngicyo nicyo cyatumye abasirikare ubwo bari bari kurwana n'umutwe wa M23, ubwo babonaga ubasumbirije uri hafi yo kubamara, bahise bavuga ngo reka twihungire tujya mu gihugu kirimo amahoro, n'ubundi igihugu cyacu nta kintu kitumariye bigaragara, ku buryo wavuga ngo nicyo gihugu wajya gupfira. Sinibaza ukuntu wajya kurwanira igihugu nta mwenda wa gisirikare ufite, uri kurwana wambaye ibyenda bisanzwe nk'iby'abaturage. Ikindi kandi nta biryo baguhaye, wirirwa witoragurira uko ubonye nawe ni kurya. Ikindi nta n'ukuntu ubayeho, uba ahantu hubatswe na gisirikare, ubaho imbunda uyitahana iwawe, ubyuka mu gitondo ugenda nawe nyine. Urabona aba bantu bakwicaye imbere, imyenda bambaye urabona ko ni imyenda isanzwe, abambaye amapantaro y'ibihumbi 9, aya ni amapantaro tugikongo twese tukagura. Mwese ukambwira ngo ni gute uyu muntu yaza kurwana n'umusirikare wa M23 ufite imyenda ye, ufite igikoresho, urya buri munsi kandi akarya neza, uhora yiteguye. Ukambwira ngo ni gute uri kujya guhangana n'igisirikare kikurusha imyambaro, kikurusha abasirikare bariye neza, kikurusha amafaranga, kandi ubundi igihugu cya Kongo cyakaba ari igihugu cyita ku baturage bacyo, kubera ko ari igihugu gifite ubukungu. Ahubwo abasirikare barashinja igihugu cyabo kutabitaho, ahubwo amafaranga yose bakayakoresha mu nzira zitari iza nyazo. Ibi ngibi rero akaba aribyo byatumye ubwo abasirikare barimo barwana babona M23 ibasumbirije, bahisemo kuvuga ngo reka twihungire, twigire mu gihugu cy'u Rwanda rwose, turebe ko ariho twabonera umutekano, kuko twebwe rwose turabona uyu mutwe wa M23 umeze nabi, tutakomeza kurwanira igihugu kitatwitaho, igihugu upfa ntikimenye ko wapfuye. Rimwe na rimwe ugasanga witwa umusirikare, ariko n'igihugu ubundi muri dosiye zacyo ntihanarimo kuri n'umusirikare gusa. Urumva rero iki gihugu ntabwo wakirirwa ujya kukirwanirira. Niyo mpamvu rero abasirikare bavuze ngo reka twihungire twigire mu gihugu cy'u Rwanda tubonaho umutekano. Abasirikare bahunze u Rwanda urabizi neza ko nta bibazo ruba rufite, rwabakiriye, rumajije kubakira rurabasaka, rusanga nta zindi ntwaro bafite, barangije abanyaga n'intwaro babahereza ubuhungiro nyine nk'uko bari baje babusaba. Ubu ngubu abasirikare baracyari mu Rwanda, ntibanateganya kuba bashobora no kuzasubira muri Kongo, kubera ko basubiyeho bakazabafata bose, bahita yuko babarangiriza ku mugozi. Ikindi ni uko mu Rwanda hamenyekanye ko bafite ubwirinzi bw'ikirere, biriya bita ngo air defense system, cyangwa se biriya mu Kinyarwanda bita ngo ni ubwirinzi bw'ikirere. Murabizi neza ko buriya ubwirinzi bw'ikirere aribwo bwari bufashije igihugu cy'u Rwanda mu guhagarika ibisasu byari biri kuva mu gihugu cya Kongo, nubwo bwa mbere babirasaka ko batari biteguye. Igisasu kishe abantu 5, abandi 15 barakomereka, ariko ubona ko Kongo iri kwiyenza ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo barebe ko nacyo bagishora mu ntambara. Ariko nk'Abanyarwanda tukongera tukibaza ngo ni gute igihugu cyananiwe n'umutwe wa M23 kikaba kiri gushaka kwishora no ku gihugu cy'u Rwanda, kandi twamaze kumenya ko igihugu cy'u Rwanda gifite igisirikare gikomeye, gifite air defenses, gishobora kuba cyahagarika ibisasu byinshi byaturuka mu gihugu cya Kongo. Ibi ngibi akaba ari n'ibintu tutari tuzi neza ko bishobora kuba bihari, ariko twagiye gutungura rwose tubona igihugu cy'u Rwanda kihagararaho
kikitwaramo kigabo, ari nabyo bintu byaje gutera igihugu cya Kongo ubwoba, bakabona ko bashobora kuza kurwana n'igihugu cy'u Rwanda bikaba bibi, kandi igihugu cy'u Rwanda cyo ntabwo cyarwanira mu Rwanda kuko nta kibuga dufite, ahubwo cyahita cyomoka kijya muri Kongo, akaba ariho bajya kurwana kuko ariho hari ikibuga. Niyo mpamvu rero igisirikare cy'igihugu cya Kongo cyagize ubwoba, kikabona ko u Rwanda rushobora kuba rufite ubundi izindi mbaraga batari bazi, kuko u Rwanda ni igihugu kitajya gikunda kwirata imbaraga. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ngushimira rero namaze kuyikanda kugira ngo warakoze cyane, uri umuntu w'umugabo cyane. Ciao ciao.